ubutumwa bugufi bakavuga bati noneho ubu ngubu twizere yuko bya bintu bajyaga babasuzugura wajyaga unyura ahantu bakavuga bati doraragiye hari n'amazina bajyaga batanga bakavuga bati ni Gakweto ariko ubu ngubu muri botike amazina yanyu mwikaye hari n'igihe hari n'uturere wasangaga dutinda nko gutanga umushahara abarimu iki nicyo gihe cyabo rwose nabo basimayiringe urabona rwose ubwo makira yuko yakiriye na yombi yishimiwe cyane kuko ni ikintu cyari kimaze igihe kinini cyane kivugwa abantu bose bakavuga bati abarimu rwose mugerageze mu bihugu duturanye nabyo za Kenya Uganda hagiye habaho ibintu by'imyigaragambyo barigaragambije inshuro zigera kuri 3 muri Uganda ariko ugasanga bakavuga bati mu Rwanda ko bitari mu gukorwa bitaba abandi bakavuga bati abarimu b'abanyarwanda cyangwa abanyarwanda muri rusange ni intore muri uriya muco w'ubutore habamo no kwihangana ariko ni inkuru rwose ahantu hose urimo kugera harimo n'abagiye banyohereza ubutumwa bugufi bakavuga bati noneho ubu ngubu twizere yuko bya bintu bajyaga babasuzugura wajyaga unyura ahantu bakavuga bati doraragiye hari n'amazina bajyaga batanga bakavuga bati ni Gakweto ariko ubu ngubu muri botike amazina yanyu mwikaye hari n'igihe hari n'uturere wasangaga dutinda nko gutanga umushahara rero ugasanga abacuruzi barimo baravuga bati ntabwo tuzongera kubakopa byajyaga bibaho ugasanga rero ubu ngubu rwose icyo gutinda gutanga umushahara se cyo kirahita gikemuka aho ngaho ni ikibazo cy'uturere uraza kutubwira ibibazo bindi birimo n'ibyo utekereza bitazahita bikemuka iyi nkuru nziza rero yatangajwe ejo na minisitiri w'intebe mu nteko ishinga amategeko avuga yuko kandi inama y'abaminisitiri burya yari yabyizeho gusa mu myanzuro y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ntabwo bawushyizemo kereka niba narawusimbutse mu gusoma kwanjye reka twumve gato Dr Edward Ngirente minisitiri w'intebe uko byari bimeze mu gihe gishize twahombaga abarimu bavaga mu kazi 1000 buri kwezi on average muri rusange babonaga ari muri agera ku 1000 batakazi namwe muribaza kuba dufite sector ihomba abakozi 1000 buri kwezi ubwo ngo mu mwaka domba abakozi bagera ku 12 hanyuma nababwira kuba recruitment process yabo yo kubasimbuza buri gihembwe twahombaga ntabwo twahombaga twakoreshaga miliyoni 300 nibura zo recruiting abarimu basimbura abavuye mu kazi ubwo bavuze ko 1.2 billion miliyari imwe na miliyoni 200 twatanga buri mwaka ya recruitment yo gusimbura bataye akazi muri assessment ye twasanze mumwe mu byatumaga barimo atakazi harimo wa mushahara muto twongeye abarimu iki nicyo gihe cyabo rwose nabo basimayiringe urabona rwose ubwo makiri bazayizinduka neza hari ikintu minisitiri w'intebe avuze cyahendaga leta turaza kongera kucyumvisha abakozi 1000 buri kwezi ubundi bavaga mu burezi bakijya mu bindi niko byari bimeze minisitiri mu mwaka 2012 bikagenda hano yavuze ati abandi bajyaga mu kimotari bakajya ku oya hari nawo nziranye nabo inshuti zanjye n'ubu ngubu ejo hari n'uwo twahuriye i Kayonza kuko niri i Kayonza aravuga ati naravuye mu bwarimu ariko ndabona nshaka kongera guhita nsubiramo oya nabusubiremo kuko bigiye guhesha agaciro umwuga w'uburezi biraza no kugira imbaraga cyane ku cya kintu buri gihe twavugaga kijyanye n'ireme ry'uburezi kuko wasangaga umwarimu buri munsi guhera ku itariki ya mbere arimo gushakisha uburyo yabaho harimo n'ababaye abakomisiyoneri wajyaga gushaka nk'inzahano yo gucumbikamo ugasanga abarimu nibo bari muri izo diro barimo kugufasha gushaka ayo mazu akava mu kazi mwagiye mubyumva mu minsi yashize hari n'inkuru nigeze gukora mu karere ka Rulindo y'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri wafatanywe intebe yagiye kuzigwatiriza mu kabari abwiye umwana ngo amutwaze umwana atanga amakuru hari ahandi twagiye tubona abarimu bagurishaga ibitabo buriya baravuga ngo n'amata kera kiboneka barayagurisha ngo ariko buriya harimo n'ingeso abarimo ingeso ariko buriya ingeso bifite ikiri mu hari ikiyisunika ibihari isanzwe hakagira ikiyisunika kiyorohereza kanya twumvishe minisitiri w'intebe abatureba kuri televiziyo no kuri YouTube nimwamubona reka tugongere tumubereke Bertrand mashine yangira gukorera akazi ntugire ikibazo hanyuma tunumve neza amafaranga igihugu cyatakazaga mu kwinjiza abandi barimo bashya basimbura babandi bagendaga buri kwezi 1000 mwaka 2012 ko bari kurutinga nayo ni ikindi gukoresha ibizami n'andi mafaranga agenda kuko nanone abanyeshuri batarimo no kwiga yabagari menshi kumva minisitiri w'intebe uko byari bimeze mu gihe gishize twahombaga abarimu bavaga mu kazi 1000 buri kwezi on average muri rusange babonaga ari muri agera ku 1000 batakazi namwe muribaza kuba dufite sector ihomba abakozi 1000 buri kwezi ubwo ngo mu mwaka domba abakozi bagera ku 12
hanyuma nababwira kuba recruitment process yabo yo kubasimbuza buri gihembwe ntabwo twahombaga twakoreshaga miliyoni 300 nibura zo kurecruitinga abarimu basimbura abavuye mu kazi. Ubwo bavuze ko 1.2 billion miliyari imwe na miliyoni 200 twatanga buri mwaka. Nashakaga ko mwumva mwacyumvise byahombyaga nubwo we minisitiri w'intebe yahise ahindura ariko ni igihombo still ni igihombo amafaranga yakoreshwaga mu gushaka abandi barimu basimbura abagiye yose hamwe buri gihembwe yari miliyoni 300 noneho ku mwaka bikaba miliyari 1 na miliyoni 200. hanyuma tugiye gukora imibare rero muraza kubona aya mafaranga yazamutseho angana te ugereranyije n'ingengo y'imari ni kimwe cya kangahe ntabwo ari menshi. Nese mbona ko n'abasirikare bashatse babongeza, nese mbona ko abapolisi babongeza, nabonye ko n'abarimu ba kaminuza babongeza. Yego ntekereza ko biri mu nzira kabisa. So okay, mbere yuko rero dukomeza na Samson ndetse kandi namwe tukaza kubaha umwanya mukagira icyo muvuga, reka twumve Minisitiri w'Uburezi Dr Valentine Uwamariya ikiganiro yahaye RBA nimugoroba ku bijyanye n'izi nkuru nziza. Mukabimenya ngo abarimu b'amashuri abanza bongejwe 88%, abo mu yisumbuye bafite AA bongejwe 40%, abigisha mu yisumbuye bafite A0 nuko bafite licence bafite bongejwe nabo 40%. N'amafaranga nyirizina rwose itangazo rirayavuga umubare neza, bakavuga n'umubare w'abarimu dufite muri buri byiciro. Ibintu bisobanutse biri scientifique, dufite minisitiri w'intebe usobanutse kabisa. Reka noneho turashaka kubaka igihugu gishingiye ku bumenyi butangwa na mwarimu. Kuba twahera kuri mwarimu byanze bikunze bivuze ko azatanga umusaruro byisumbuyeho kandi nabo bamaze kubigaragaza. Nibyo wenda hari nabo nabonye byari byateye urujijo. Inyongera ni ku mushahara uwo twita uwo mwarimu atahana. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni wa mushahara mbombe, ahubwo ibindi bikorwa biba byavuyemo noneho hakiyongeraho ya 88 cyangwa 40%. Ikindi cya kabiri, iyi nyongera yabariwe ku mwarimu utangiye akazi. Niba utangiye ufite diplome y'amashuri yisumbuye ubwo ni A2, umwarimu yatahanaga 57,000. None iyo tubaze 88% tuyongeraho, niyo mpamvu bigera mu 108. Babakozi bandi bafasha mu rwego rw'ishuri, hari abayobozi bungirije batajyaga babona bahembwaga nk'abarimu basanzwe. Niba uri umuyobozi bungirije ushinzwe amasomo ufite A0 urahembwa nk'umwarimu ufite A0, niba ufite A1 urahembwa nk'umwarimu ufite A1. Abayobozi bungirije rero ari ushinzwe amasomo ndetse n'abashinzwe imyitwarire cyangwa discipline bazajya babona 283 n'amafaranga 656. Hanyuma abandi bakozi basanzwe harimo bakontabure, abasekreteri, ufite A0 atari umwarimu azabona make ku ya mwarimu, kuko mwarimu agomba kugira agaciro nkuko twabivugaga. Azajya abona 225,440. Ufite A1 cyangwa icyiciro cya mbere cya kaminuza azajya abona 163,556. Hanyuma ufite A2 abone 97,826. Bivuze ngo bo ayo biyongeyeho ari munsi gato ya mwarimu ni ufite ari hejuru. Abo rero akaba ari bwo buryo amafaranga yiyongereye. Turemeza yuko bizagira ingaruka nziza, sinzi niba ingaruka nziza zibaho, ariko bizagira icyo bitanga mu bijyanye n'ireme. Buryo umuntu ukora yishimye kandi akunze icyo akora, turemeza tudashidikanya yuko hari icyo bizongera ku ireme ry'uburezi. Mu minsi mike mbere y'uko umwaka w'amashuri utaha utangira, turaza gusohora amabwiriza y'uburyo bw'imitangire y'amafaranga y'ishuri mu mashuri ya leta ndetse n'amashuri afatanya na leta ubw'amasezerano. Ibijyanye n'agahimbazamusyi ka mwarimu, yenda sinavuga ibiri muri ayo mabwiriza kuko ntiturabinoza, ariko ibyo byose bizarebwaho. Ikintu cyose cyatumaga hari amafaranga y'umurengera asabwa ababyeyi biturutse yenda gushaka kuzamura mwarimu ku ishuri, turagira ngo tugabanyirize n'umutwaro ababyeyi. Niyo mpamvu hazabaho ayo mabwiriza y'uburyo bizakorwa mu mashuri ya leta n'afatanya na leta ubw'amasezerano, kugira ngo tugabanye n'umutwaro ababyeyi.
umwarimu ubu ameze neza nahoze ndeba abantu amasiteti yaho bayahinduye bavuga ati umwarimu ubu yemerewe kwitwa sheri shushu bebi switi ibintu nk'ibyo ibyo ataherukaga abarimu bari barabenzwe ngo bagiye kubenguka hari n'akantu nabonye kari gutrendinga aho bari bavuga ati ba bakobwa bagiye babwira abarimu ngo ntibabana ati ubu noneho nizere yuko nabo mutari bupfe noneho kubabona noneho ubu ngubu hari imvugo yajyaga ivugwa kera bakavuga ngo umukobwa ngo yaburaga umugabo ariko sinyizi neza bati mbura umugabo mbure na mwarimu n'amaya data bari barabakandagiye yavuga ngo sakwe soma niba ngo abaki banje bikwije impindu amagare ya mwarimu avuga imirizo y'imbere bakavuga ngo amagare ya mwarimu mu gihe batangaga amagare ya hybrid ubwo ngenda kubwiza ukuri umwarimu ashatse n'igare yarireka akigura akamoto oya niko biraza kugenda ahubwo ibigo bagire akigura akamoto bateganya mu pariki babandi nko muri Nyarugenge bajyaga bava hano mu mujyi bakajya kwigisha kuri buye hirya za Mageragere bagakora ibirometero utabara akamoto ubu yakigura ikintu mwebwe mudukurike mugomba kumenya kiri scientifique nuko aya ngaya bagiye bavuga nka mwarimu wa primaire 108 ni wa wundi ugitangira akazi utari watangira kongezwa kuko batangira kubongeza mu mazimye kigayese mzo ira promotion horizontale imyaka 3 bongera hangahe hari ibijya bikorwa bitewe n'uza na kote wagize ubundi batangaga wagiye uhabwa batangaga 5%